Imwe mu nkuru zagarutsweho cyane mu mwaka wa 2023 ikinyamakuru rya Kadomo ko mu cyandikira imbere mu Rwanda cyanditse inkuru kiyo mutwe ugira uti byaherukaga mu mwaka wa 300 kwimika umutware w'abakono byaba ari ukwigerezaho. Inkuru y'imikoro ry'umutware w'abakono ikomeje guteza impaka mu bantu nyuma y'uko FPR Inkotanyi ishyize hanze itangazo ryamagana icyo gikorwa cyabaye ku itariki ya 9 Nyakanga 2023. Umuhango wabereye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, aho bivugwa ko wari witabiriwe n'abantu batandukanye barimo n'abasanzwe bazwi cyane muri politike y'igihugu, abacuruzi n'abandi. Icyari kigamijwe kwari ugushyiraho umuyobozi, ndetse byarakozwe himikwa umutware witwa Kazoza Justin. Uyu mugabo wimitswe asanzwe ari umucuruzi ukomeye cyane ufite n'ishoramari mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Umuntu umuzi neza yabwiye itangazamakuru ati ni umuntu wifashije mu by'ukuri, afite ibikorwa bifatika. Ababikoze ni bantu ki? Amakuru agera ku kinyamakuru rya Kadomo avuga ko abenshi mu bari bitabiriye ari abagugwe bafite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko banafite inkomoko mu bice bya Kinigi n'ahandi mu majyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Mbere y'uko imiryango yabo ijya muri Kongo niho bari basanzwe batuye, ku buryo ubwo yatahukaga igaruka mu Rwanda bahasanze imiryango yabo migari. Ubusanzwe uyu muco wo kwimika abatware umenyerewe cyane muri Kongo, aho usanga harimo amoko menshi cyane ku buryo buri bwoko bufite ururimi rwihariye n'ibindi, kandi batuye ahantu hatandukanye ku buryo bitoramo ubuhagararira. Ni ibintu byakorwaga muri Kongo bigamije kuremera abapfakazi, abakene ndetse n'imfubyi. Umwe mu banyamateka babaye muri Kongo yabwiye iki kinyamakuru rya Kadomo ati icyazanyemo itandukaniro nuko byafashe uburyo bumeze nko kubishyira ku karubanda ku rwego rw'igihugu, nko kwimika umuntu kandi atari ko bisanzwe bikorwa. Yakomeje agira ati nzi neza ko byakozwe mu buryo bw'abantu bahoze muri Kongo, sinzi niba barabashije guhurira hamwe n'abandi bakono, ariko icyo mpagazeho nuko atari gahunda y'abakono bose mu Rwanda. Undi waganiriye n'ikinyamakuru rya Kadomo muziranye n'uwimitswe yavuze ko kugira ngo amenye uyu muhango ari uko yabonye ubutumwa bwa WhatsApp bwifuriza uwimitswe kuzayobora neza. Yagarutse ku ngaruka bishobora gutera ati aho mbona bishobora kubangamira ubumwe nuko abantu bashobora gutangira kwireba muri iyo ndorerwamo y'ubwoko bwabo. Noneho nko mu gihe cyo gutanga imirimo, niba mwamaze kubikora nk'umuryango hakaza ikimenyane, kandi mu by'ukuri imiryango isanzwe ikemura ibibazo hatabaye ngombwa ko haba umutware, babifashe nk'aho ari ikintu kigiye ku rwego rw'igihugu, bishobora kuzanamo ikintu cyo kwironda guha serivisi umuntu utari uyikwiriye. Kuko muri abakono mwembi, muri abasinga cyangwa se undi muryango, icyo FPR Inkotanyi yarebyeho kure nuko bishobora gukura bigahindura ibigezweho, ejo bikajya biba aho ngaho, ati hakaza iby'uturere, hakagenda haza amahuriro afite ikintu cyo guheza abandi. Ibyakozwe byaherukaga mu Rwanda mwaka wa 300. Umusizi Nsanzabera Jean de Dieu uzobereye amateka yasobanuye ko ibikorwa nk'ibyo kwimika umutware w'umuryango byaherukaga mu Rwanda mu myaka 300, ndetse ko ari byo byabaye intandaro yo kurema ubwami bwatumye u Rwanda rucikamo ibihugu 29. Ubusanzwe u Rwanda rugira imiryango migari 26, muri yo harimo n'uwitwa abakono bakura igisekuruza cyabo kuri Mukono ndetse na Ndayera wa Mututsi. Igicumbi cyabo ni Abanyiginya. Mbere u Rwanda rugitangira guturwa, abantu batuye mu bice bitandukanye ariko batwarwa n'abatwari b'imiryango uko bororotse bakarema igihugu bakagiha umwami. Nsanzabera ati ntaho hagiye haturuka ibibazo by'uko igihugu iki n'iki kiyoborwa n'ubwoko n'ubu. Ibyo rero nibyo Gihanga yaje arwanya mu 1100, arema igihugu kimwe kigizwe n'iyo miryango yose uko ari 26. Ibyo bari batangiye byakorwaga ari urugendo ruganisha ku gushyiraho umutware, ejo bagashyira umwami, ugasanga rero igihugu kiyoborwa n'ubwoko bumwe. Ati bihabanye n'itegeko nshinga kwimika umwami w'abakono, kabone nubwo ababikoze baba batari bagambiriye ikintu kibi, bihabanye n'amahame remezo y'u Rwanda mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga rivuga ko amahoro, umutekano, ubumwe n'ubwiyunge by'Abanyarwanda ari byo nkingi y'iterambere. Mu ngingo ya 2 y'amahame remezo hagarukwa ko ubumwe, handitse hati kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, akarere n'ibindi, no gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Umwe mu basesenguzi baganiriye n'ikinyamakuru rya Kadomo
yagize ati ubumwe ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo ni ubwoko bw'umuhutu, umutwa n'umututsi. Niyo miryango ya kera ishobora kuzamura amacakubiri ikazamura icyenewabo muri sosiyete. Byagenda bikwira bikorewe mu Kinigi, ejo ugasanga Abega, Babaha ndetse n'abandi baba bishyize hamwe, ahandi Abasindi nabo uko nguko. Hari abashobora kandi kubyitwaza bagakora ibibi kurushaho. Undi waganiriye n'ikinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira imbere mu Rwanda yavuze ko leta itajya ku ruhande rumwe ngo yigishe ubumwe bw'abanyarwanda binyuze muri Ndi Umunyarwanda, hanyuma ku ruhande undi muntu nawe yigishe Ndi Umukono. Ati gahunda Ndi Umunyarwanda, ibindi ni ukuyobya abantu biganisha ahabi. Abanyapolitike babyitabiriye ntibabishoje. Kuva aya makuru yatangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga havuzwe amazina atandukanye y'abanyapolitike bari bitabiriye umuhango w'iyimikwa. Muri bo havugwa umusenateri, abayobozi bo mu karere ka Musanze, kongera no ku bandi barimo n'abashinzwe umutekano. Kugeza ubwo iyi nkuru yandikwaga nta gihamya n'imwe iki kinyamakuru kigeze kibona y'abari bitabiriye iki gikorwa, kuko ngo batabashije kuvugana n'abari bakirimo cyangwa se abari bagikurikiranye. Hari uwabwiye ikinyamakuru rya Akadomo.com ati abanyapolitike bacyitabiriye ntabwo bazi gusesengura ibintu bya politike. Ubundi umunyapolitike ntakwiriye kuba nyamujya, iyo bigiye ntabwo aba akwiriye kugendera mu kigare. Byari bikwiriye ko bashungura mbere. Hari undi wagize ati uyu munsi mu Rwanda aho uva birakureba, icyo wiyumvamo birakureba. Ikintu cyakongera gutuma abantu barenga kwiyumvamo ko ari abanyarwanda ahubwo bakibonamo mu buryo bw'udutsiko cyakwangiza byinshi. Ati niyo mpamvu rero uwabishyigikira wese yaba atarebye kure. Abantu batandukanye bavuze ko hatitawe ku cyo aba bakono bari bagamije, icyo bakoze ari nko gutangiza ikintu cyateza impagarara mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma abantu batandukanye kandi batanze ibitekerezo icyo gihe. Byanavuga ko witwa Gatabazi Jean Marie Vianney yitabiriye uyu muhango, witwa Esperance ndibaza yari umusenateri nawe yari yitabiriye iki gikorwa. None abantu batandukanye bagize reaction cyangwa se icyo babivugaho. Uyu yagize ati ariko uyu mutwe, ati umutware w'abakono bashatse baba banashaka undi, ati kuko apparently arananiwe. Ati kereka niba condition igenderwaho mu kwimika umutware w'abakono ari ukuba ananiwe. Undi ati nyamuneka FPR, ati rwose yaduhaye byose, ati kandi yakuye igihugu mu icuraburindi, ati murabona aho tugeze byose, ati tubikesha FPR Nkotanyi. Ati rero RIB n'izindi nzego bagerageze bakore akazi kabo. Abo bantu bagaragaye bijanditse muri ibyo bikorwa byose, ati babiryozwe, ati byemeye n'amategeko. Undi ati aba bayobozi bitabiriye ibi bintu rwose barebye hafi cyane, ati ntibabihanirwa ntibazababare, ati kuko ati biranagayitse, ati ubuse ibi bintu bo wumvaga bizabagwa amahoro koko. Undi ati RIB yakagombye kuba yatangiye akazi kayo, ati kuko turangajwe imbere no kubaka igihugu cyacu nk'abanyarwanda twese hamwe. Abo batangiye kuzamura amoko, ubwo nabashaka rero kudusubiza inyuma ndetse no kuzamura amarangamutima yacu, ati twibuka ibibi twanyuzemo. Ati se ko yamaze kwimikwa ubwo igikurikiraho n'iki? Abamwimitse batahita bamukuraho, ese we arabyikuraho? Ati nayo ni amatsiko mfite. Undi ati kubera iki mwese nta wigeze agira icyo avuga cyangwa ngo anenge uyu muhango ukimara kuba FPR bivuzeho itanze inama, none buri wese yashyushye umutwe nkaho aribwo rero amenye ko habayeho umuhango wo kwimika umutware w'abakono. Ati mugabanye guhakirizwa, ati muzaba abagabo ryari ngo muvuge ibyo mwitekereje. Ati hari ikibi na kimwe mwigeze mubona cyari kigamirijwe, cyangwa ni bya bindi byo kwigaragaza neza kandi mwese muri bisahiranda. Akaba rero ari ubutumwa bw'abantu baba batandukanye baba bakomeza kugenda bavuga muri rusange. Reka rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.